Ishuri ry'ubuzima. Iyo ugihumeka icyizere kiba kigihari, nta gucika intege. Nta mugabo udakosa rwose, ikosa ni ugusubira mu makosa amwe. Kure cyane tugera mu buzima hagakwiye kungana no guca bugufi dufite. Umujinya ni intangiriro yo gusara, kandi icyumba kitarimo ibitabo ni nk'umubiri utarimo roho. Guceceka ni bumwe mu buryo burenze ubundi bwose mu biganiro. Jya uhora wiga, unazirikana aho intege nke zawe ziba. Uko amahirwe yawe yihinduranya ni igipimo nyacyo cyo kumenya inshuti zawe za nyazo. Umuntu winjije kurusha izindi zose ni wa wundi ubona amafuti abandi bakoze, nyamara yirengagije amafuti ye. Umubeshyi ntawe umwizera, kabone nubwo yaba ari kuvugisha ukuri. Nta gihe nyabibazo urangira, buri buzima bwose bugira ibibazo byabwo. Icyo uba ugomba gukora ni uguhora witeguye, nta kindi. Icyizere n'ukuri nibyo bishobora guturisha intekerezo zawe. Niba uhora ujagaraye mu ntekerezo, nuko nta cyizere wigirira, nta n'ukuri ugira. Buri wese agira ibyabaye mbere y'uko avuka atigeze agiramo uruhare na rumwe. Kwirengagiza ibyabaye mbere y'uko uvuka ni ukwitwara nk'umwana igihe cyose, ubundi ukikomereza urugendo. Mu buzima jya uhora hagati na hagati, ujye wirinda gukabya, ureke kwigenzura kwawe kuba ukunyembaraga. Kunyurwa si byiza gusa, ahubwo ni umubyeyi w'ibikubaho byose. Ntugatinde aho udakenewe, kuko bigukerereza aho ukenewe. Gushyigikirwa kwa mbere bihera mu rugo. Iyo mu rugo byazambye, ubuzima bwose buba amacuri. Nahitamo kudafata icyemezo kurusha ufata icyemezo cy'uburofa. Ishuri ry'ubuzima.